shyira indabo kuri izi mva zirimo imibiri y'abacu. Nyuma yaho turaza gusoza n'isengesho, abantu basubire mu zindi gahunda. Iyi gahunda rero turaza kuyifatanya kugira ngo ugende neza, kandi turabyizeye. Ngira ngo dutangire dufata umunota wo kwibuka. Mu byubahiro byanyu mwigire hejuru. Murakoze. Nagira ngo nsabe padiri yigira imbere kugira ngo adufashe gutanga igikorwa nyirizina isengesho. Mwigire hejuru dufatanye gusenga. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nyagasani Mana yacu, wowe soko y'ubugingo, tugushimiye kuba waduhurije hano kugira ngo twibuke ababyeyi, abavandimwe n'inshuti bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, bakaba baruhukiye ahangaha. Turagusaba ubwo wabahaye kukwemera, ukwizera no kugukunda bakiri hano ku isi, ugire impuhwe maze ubahe kubana nawe mu ijuru, bishimane nawe ubuziraherezo. Nyagasani Mana yacu, tugutuye ababuze ababo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, baba ababyeyi, abana, abavandimwe n'inshuti. Wowe uhoza abababaye, ukamara intimba abayifite, womore ibikomere byabo, iby'umubiri n'iby'umutima, maze bavome mu rukundo rwawe n'urw'abavandimwe babo imbaraga zo kubaho no gukomeza kwiyubaka. Nyagasani Mana yacu, tukuragije u Rwanda rwacu, umukuru warwo n'abamufasha, Abanyarwanda n'abaturarwanda bose. Turagusabye uturinde ikibi cyose, uduhe amahoro n'umugisha wawe. Nyagasani Mana yacu, tugutuye abayobozi b'igihugu cyacu bo mu nzego zose, kugira ngo bahe kuyoborana ubushishozi abo bashinze mu butabera n'ubwangamugayo, bityo abana b'u Rwanda babane mu mahoro no mu mudendezo birambye. Nyagasani Mana yacu, tugutuye gahunda zose zigiye kubera hano. Ubane natwe, utuyobore muri byose, kandi ukomeze kuduhumuriza, uhumurize imitima yacu. Tubisabye ku bwa Yezu Kristo umwami wacu. Amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Murakoze padiri kudutangiriza iki gikorwa n'isengesho. Dukomeje kuri gahunda dufite, ndagira ngo nsabe umuyobozi w'akarere atambuke aduhere ikaze abo turi kumwe muri iki gikorwa duhereye ku bashyitsi. Nyakubahwa Profeseri Senateri, mukaba n'umushyitsi mukuru muri iki gikorwa gikomeye cyaduteranyirije ahangaha, Banyakubahwa Abadepite, Nyakubahwa Visi Perezida w'Ibuka ku rwego rw'igihugu, Banyakubahwa Vice Mayors, Banyakubahwa abayobozi mu nzego z'umutekano, abajyanama mu nama njyanama y'Akarere ka Rwamagana, Nyakubahwa Perezidante w'Ibuka mu Karere ka Rwamagana, bavandimwe namwe inshuti bafite ababo biciwe muri Saint Aloys no mu nkengero zaho, abaturage b'umurenge wa Kigabiro n'inshuti
mwese zaje kwifatanya natwe, ndabasuhuje kandi mbanje kubakomeza no kubihanganisha nubwo biba bitoroshye muri iki gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, aho abantu baba basubije amaso inyuma bakibuka amateka mabi asharira twanyuzemo. Ni amateka asharira cyane aha turi urwibutso rwa Rwamagana dukunze kwita urwibutso rwa Saint Aloys, no mu nkengero zaho ahabereye ubwicanyi bw'indengakamere, ndetse bitari binoroshye kubona aho umuntu ahungira, kuko aho ari kunyura hose interahamwe zari kuba zikubona, kuko ahangaha ari mu gice cy'umujyi. Gusa iyo hatazamo imbaraga z'abasirikare n'abajandarume muri Saint Aloys, ntihaba haraguye umubare munini w'abatutsi nk'abahaguye batagira ingano. Jenoside yakorewe abatutsi itangira, abatutsi benshi bo mu yahoze ari segiteri Kigabiro na Rwikubo, ni ukuvuga segiteri zari zigize uyu mujyi wa Rwamagana no mu nkengero zaho, bahungiye muri Saint Aloys kuko bari bizeye ko interahamwe zitatinyuka gutera ahantu habihaye Imana cyangwa se kuri kiliziya, ariko siko byagenze, kuko interahamwe, abajandarume n'abasirikare bahabiciye. Ku munsi w'ejo bundi ubwo twari mo kwibuka i Mukarange, umwe mu batanze ubuhamya yaravuze ngo yabwiye interahamwe, ayivuga mu izina kuko yari yayimenye, ati nawe runaka nzi. Aramubwira ngo twebwe ntabwo tugikoreshwa n'Imana urimo kuvuga, turimo turakoreshwa na shitani. Ni nayo mpamvu abantu batinyutse mu bigo by'abihaye Imana cyangwa se muri za kiliziya. Umurenge wa Kigabiro tubona uyu munsi ugizwe n'izari segiteri ya Kigabiro, Rutonde, Rwikubo, Sovu, zikaba zari muri komine Rutonde muri prefecture ya Kibungo. Komine Rutonde yari iyobowe n'uwari burugumesitiri witwaga Bizimana Jean Baptiste muri 1994, banakoranaga mu buryo bwa hafi na prefe wa Kibungo witwaga Anakreti Rudakubana, wari umuhezanguni cyane uzwi. Bizimana Jean Baptiste yayoboye jenoside yakorewe abatutsi muri komine yose yayoboraga, ariko cyane ubwicanyi bwabereye mu bitare bya Rutonde, ubwicanyi bwabereye mu ishuri rya Saint Aloys, mu ishuri ribanza rya Sovu, no mu bitaro bya Rwamagana. Bizimana Jean Baptiste wari burugumesitiri akaba yarahamwe n'icyaha cya jenoside, ubu akaba afungiye muri gereza ya Sinda. Nyakubahwa Mushyitsi Mukuru, twateraniye aha kuri uyu munsi kugira ngo twibuke ku inshuro ya 29 jenoside yakorewe abatutsi muri rusange, ndetse tununamire by'umwihariko abatutsi biciwe muri Saint Aloys no mu nkengero zaho, abenshi bashyinguye muri uru rwibutso rwa Rwamagana, rushyinguyemo imibiri y'abatutsi igera kuri 876. Kwibuka rero ni inshingano ya buri munyarwanda wese utekereza kugira ngo jenoside ntizongere kubaho ukundi. Bikaba ari n'umwanya wo kugira ngo urubyiruko rutagize ibyago byo kubona jenoside bisobanukirwe neza, twese hamwe dufate ingamba zivuga ngo jenoside ntizongere kubaho ukundi. Iyo turebye umubare w'inzibutso 11 dufite mu karere ka Rwamagana, bigaragaza ubukana n'ubugome ndengakamere jenoside yakorewe abatutsi yakoranwe hano mu karere ka Rwamagana, ko izo nzibutso ubu zishyinguyemo imibiri y'abatutsi igera ku 83,000 hafi na 800. Kuba Mushyitsi Mukuru, banyakubahwa abayobozi mwese muteraniye hano, sinasoza ntashimiye ingabo zahoze ari za RPA ziyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, zitanze zitizigama, zishobora kurokora abatutsi bicwaga ndetse zinahagarika jenoside yakorewe abatutsi, amahanga ndetse n'imiryango mpuzamahanga barebera. Nagira ngo kandi mbonereho umwanya wo guhumuriza abarokotse jenoside, mbabwira ko jenoside itazongera kubaho ukundi mu Rwanda, kuko za nkotanyi zabarokoye umubare n'imbaraga zifite ubu kuri uyu munsi bikubye inshuro ibihumbi n'ibihumbi. Nagira ngo kandi mbahumurize kuko u Rwanda rufite ubuyobozi bwiza bushyashyanira umuturage aho kumuhutaza cyangwa se kumwica. Nagira ngo rero soze nongera guha ikaze abashyitsi bacu bose ndetse n'abaturage baje kwifatanya natwe muri iki gikorwa cyiza gikomeye cyo kwibuka ku nshuro ya 29 jenoside yakorewe abatutsi
nanabashimira mwese mwaje kwifatanya natwe kuri uyu munsi. Murakoze, twese dukomeze kwibuka twiyubaka. Murakoze. Umuyobozi w'akarere atari kuduhera ikaze abashyitsi gusa, ahubwo no kutwibutsa amakuru amwe yihariye kuri aka karere kacu ajyanye na jenoside yahakorewe ndetse n'abayizize muri aka karere. Ndagira ngo nsabe nk'uko twabivuze kuri gahunda, nsabe Profesa Eugene atambuke atugezeho ikiganiro kijyanye no kwibuka nk'uko biteganyijwe, mu gihe ariko tugezaho umuhanzi Nyiranyamibwa abe yitegura, nawe turaza kumukurikizaho. Magana n'inshuti zacu, ikintu nanone irwamagana iyo turi Kigali, aho tuba hose, aho tugiye, ikintu batuziho nanone nuko usanga dutabarana, usanga tuba hamwe, usanga dukundana. Abantu benshi barabitangarira uko gutabarana, uko gushyikirana, uko kubana niwo murage w'abakurambere bacu. Mureke tubikomeze. Aba bari hano, iyo dukora ibyo tuba tubaha ka gaciro babatesheje. Iyo turi hano twaje kubibuka, ni icyubahiro tuba tubaha, kuko abenshi bagize ibyago byo gupfa nabi, bagira urupfu rubi. Kubibuka igihe cyose, abatubanjirije, abazakurikira bose, uko imyaka izakomeza ikurikira tuzahora tubibuka. Reka ndangirize aha mbifuriza icyo umuntu ukunda abandi, nk'umuntu ukunda Abanyarwamagana n'Abanyarwanda muri rusange, mbifurize gukomeza tukabyara tugaheka kugira ngo tutazazima, kuko tuzimya n'abacu iki gikorwa ntabwo cyashoboka. Mbifurize guhaha mukaronka kugira ngo mukomeze mugire ingufu. Mbifurize gutunga mugatunganirwa. Gutunga kwiza ni ukugira inshuti, ni ukugira abavandimwe, ni ukugira abagukunda. Gutunganirwa ni ukugira icyo gihugu cyiza, igihugu kidukunda, igihugu kiduha amahoro. Ni nacyo abacu bagiye kare batwifuriza. Tuzabaho igihe cyose kandi tuzabazirikana igihe cyose, tuzabavuga ubuziraherezo. Gukomera inshingano zacu, dukomere nibyo bizaduhesha agaciro, bikagaheja n'abacu bagiye. Byuma mushobora kumfasha?
mwihangane. Ngiye kwirirwa kuri iyi nshuro ya 29 twibukaho jenoside yakorewe abatutsi. Nagize imbaraga zo kubasangiza ubuhamya bwanjye n'urugendo nagize. Murambabarira ubuhamya bwanjye bwose babivuze, nihanganishije mwe mwese twari turi kumwe, abo twagiranye inzira ndende, mukomere. Nitwa Mukamuranga Rosine Marieme Ruterana, kuko yavuze ngo bakunda kunyita bebe, hanze ari ryo rizwi cyane. Mbere yo kubasangiza ubuhamya bwanjye bw'94, nagira ngo mbabwire yuko ntabwo jenoside yatangiye 94 nubwo babeshya ngo nibwo yatangiye, ariko nibwo yashyizwe mu bikorwa, niko mbyita. Ndatanga urugero nka mbere, kera twiga za primaire, murabizi bajyaga baduhagurutsa ngo abatutsi bahagarare, abahutu bahagarare. Ibyo twabibagamo, ariko tukibaza impamvu. Gusa wenda nge abinaha barabizi, nge ndumva nta mpamvu nibazaga nyinshi, kuko nge ababyeyi banjye bari barabimbwiye kuva kera. Data muramuzi, yahoraga bivuga, ntabwo yajyaga we ntiyanasportaga kubona umuhutu iruhande rwe. Murabizi iyo byabaga bimaze kumera ukundi kuntu, murabizi ko yahitaga avuga ko umuhutu wese umuri iruhande agenda. Kandi byari imbere yuko n'inkotanyi ziza kubohora abanyarwanda, murabizi, kuko bari baramuzengereje, arahunga ajya i Bugande, aho ngo yakoze ku myaka ye mike cyane, ariko udufaranga abonye agaruka mu Rwanda ngo yereke abahutu ko ariho. Ubwo rero ndabyibuka, nibuka muri primaire hari umudamu witwaga Vere Diana yigishaga mu mwaka wa 8. Ngeze mu mwaka wa 8 Vere Diana yaratuzengerezaga cyane. Ngeze mu mwaka wa 8 Vere Diana niwe wigishagamo n'umugabo we Valence. Nahise naravuze ngo ntabwo ndi bujye kuhiga, ndariretse ishuri. Mama hari tante wanjye w'umubikira, mama yaramubwiye atari kuziko bebe yeretse ishuri, yari umubikira yitabye Imana. Hanyuma arangije aramubwira ati kubera iki, ndabimubwira. Yabaga mu Ruhengeri mu bihaye Imana, yaranjyanye njya mu Ruhengeri, byari muri 89 inkotanyi zari zitaraza kubohora abanyarwanda. Ariko ikibabaje nuko nge nari mukuru, ubwo muri wa 8 twabaga turi bakuru. Ikibabaje umwana w'umwaka wa mbere primaire ntabwo yanyitaga izina ryanjye, yanyitaga umututsi. Bivuga ngo ni ibintu bari bazi, ni barazaga bakankoreraho ikiziga. Ibyo bintu byarambabazaga cyane, kuko nazaga nkabibwira mama. Nambutse ibyo birarangira, nza kujya muri secondaire. Tante nyine urazumva, ntibyari amashuri ya leta ntitwapfaga kuyabona. Tante yakomeje kugerageza, akajya dushakira amashuri ya leta mu bihaye Imana bagenzi be. Narongeye mbona ishuri, njya kwiga kuri Janja. Nagiye mu mwaka wa 2, kuko wa mbere nari nawutangiyemo kuri PEMU. Ngezeyo ariko nize igihembwe kimwe, kuko byari bikomeye cyane. Icyo gihembwe kimwe inkotanyi zari zaratangiye kubohoza abanyarwanda. Icyo gihe byari bibi cyane ku ishuri, ntabwo mushobora kubyumva. Mu ishuri twigagamo ngewe icyo gihe mwaka wa 2 twari abatutsi 3, ariko mu gitondo twabyukaga dusanga kuri tableau badushushanyije amazuru ageze nko mu mavi, bakandikaho amazina yacu. Ndanabibuka Felix, Rosine, Evergiste, bakatwandikaho kugira ngo umwarimu wese uri bwinjira aze kubasha kubona abatutsi bari muri classe. Byageze aho ngaho hagati rero bapanga kutwica. Noneho bapanze kutwica,
hari umuhungu umwe n'ubu aracyariho, ni umugabo yitwaga Sebera, arahari, bafite na mukuru witwaga Zigama wari ikimuga hari i Remera hariya kuri Polifame ahiri. Sebera yaraje aburira abatutsi, ngewe nigaga mu kigo cy'abahungu nahabaga natashye mu babikira ku mugoroba, arababwira ati nimuryame barabica nijoro. Hanyuma icyo gihe bagiye bafata akarisite kose kari kakozwe, urumva nge sinari impari, bajya ahantu twajyaga duhatira ibiryo byo ku ishuri, barimo kwiga uburyo bari buze kwirwanaho nijoro. Kubw'ibyago bike babandi b'abahutu bagombaga kubica, babonye kaga kundi kose bagombaga kwica, bahita birukanka bajya kubwira diregiteri yuko abatutsi bagiye kubica, ahubwo cya kindi bari gukorerwa bakitabo. Icyo gihe byabaye bibi ku ishuri, barabafata barabafunga. Hanyuma mu gitondo ngewe naraje, nageraga ku ishuri saa 12, mpageze mbona ibintu bimeze nabi, ninjiye muri classe baransohora, basohoye magarara hanze. Kubw'umugisha hari umwana wigaga ku ishuri nawe yari chef wa table yacu muri refectoire, araza ise ngo bari baramufunze mu byitso yari mu Ruhengeri, araza arambwira ati Rosine ntongeye kwinjira muri classe kandi uceceke ufunga umunwa ntuvuge, babatwaye bakanaka bimeze nabi. Twagumye aho ngaho bimera nabi, baravuga ngo nibazana abo batutsi bose ngo babice, bibi cyane. Hanyuma byageze aho Musenyeri arinda kuza arahosha, ariko icyaha kibi cy'abatutsi banababwira ko nibongera gutegura kwica aribo bazagirirwa nabi cyane kandi bazabibona. Ngiye rero nahize igihembwe kimwe, kuko igihembwe cya kabiri ngiye gusubirayo nagiraga ibibazo by'amasiniziti, mama akabanza kunjyana kwa muganga gufata imiti. Mpageze diregiteri umuganga wanjye dogiteri yari umututsi bamwishe muri jenoside yitwaga Jean Pierre, aravuga ati bebe nasubireyo bazamwica, nareke mukorere ropo medical aguma aho ngaho. Namaze uwo mwaka niga, mama ajya gusaba Frere Kamuhanda, nibwo nyuma y'undi mwaka nabashije kuzanza kwa Kamuhanda. Ibyo ni ibya mbere. Hagati aho nyuma rero byarakomeje, ubuhamya bundi muri 1993 hari ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatatu, hari uwa gatanu mutagatifu, ubwo musaza wanjye nakurikiraga witwaga Bosco yakoreshaga taxi yo mu rugo, yari ari kuri Petro Rwanda hariya arimo kogesha imodoka. Hanyuma mu gihe yari arimo atambuka imbere, yari anagiye ngo kuri detante gushaka icyo kurya, umujandarume umwe wari wamwiteguye, urumva yari yarangije kumubona, yaramurashe aramurasa. Bosco ubwo mama bari bagiye ngo mu misa, nge nari Butare nabanaga na mukuru wanjye Butare. Hanyuma mama bari bavuye mu misa yo gatanu mutagatifu, batamubwira ko Bosco bamurashe. Mama yari irukanse aragenda, ageze bambayise kuko abandi baramuteruye mujyana kwa muganga, ahita agenda. Agezeyo hariyo abadokiteri bari bahari barabizi, ndumva na Dr Bosco yari ahari. Babonye bidashoboka ko kumusova, bahise bamuha ambulance mwirukankana ngo ajye CHK. Bamugejeje CHK, bamugiye kuko bari bamurashe mu mwijima, ntabwo byari gukunda, yaraviriranaga cyane. Mama yagiye amubaza kuko yari akivuga, aramubaza ati Bosco uriya muntu mwavuganye? Mama Bosco ati mama ndakurahiye sinzi naho yaturutse, ati simbizi ntawe nigize mvugana nawe. Ubwo Bosco yahise apfa. Barabitubwira, icyo gihe habaga marese pase, twatinze kuza kwa gatandatu dushaka uburyo bwo kuza. Twahageze ku mugoroba, nta na misa babashije kumusomera kuko biteguraga iminsi mikuru ya Pasika, bamuhereye umugisha imbere ya kiliziya tujya kumushyingura. Twagumye muri ubwo buzima, ubwo abajandarume bakomeje kujya baza bakatubuza amahoro, bakabwira mama buri munsi ngo nidukomeza kuvuga bazatwica. Icyo gihe rero hari komanda Michel, yari umusirikare umujandarume mwiza, yashatse kuza mu rugo ku Kiriyo, mama akajya akomeza kuzanga atabishaka na gato. Hanyuma bigeze aho anyura ku muntu witwaga Ajida Chef Kaneza, yabaga abana n'abantu binaha. Ajida Chef Kaneza yaragiye anyura kuri Butare,
baramanukana baza mu rugo ajida chef komanda Michel yinginga mama ngo natanga ikirego. Icyo gihe byabaye bibi, sinzi wenda harimo ababyibuka, muri gendarmerie icyo gihe hacitsemo ibice bibiri, abari kuri kote ya Michel n'abari kuri kote y'Uwishi. Hanyuma Michel yakomeje kubwira mama ko agomba kujya kurega. Bigeze aho mama yahamagaye umugabo wa mukuru wanjye. Umugabo wa mukuru wanjye amushakira Maître Nyakwigendera niyo yita Louise, niwe wakurikiranye urubanza rwe. Ariko igitangaje abicyo mbabwira ko babaga barabipanze igihe cy'isomwa nibwo mama yabashije kujya mu rubanza, ntabwo mbere yaragiyeyo. Yagiye mu rubanza, ahageze icyatangaje nuko basanze muri dosiye handitse ngo Bosco yari inyarusange, ngo niho yigishirizaga ngo abana ngo imbunda ngo bajya mu Nkotanyi, ngo kandi ngo na taxi bakoreshaga ngo niyo yatwaraga abana b'Inkotanyi ngo bajya mu Nkotanyi. Gusa taxi yo sinabihakana, yarabatwaraga pe kimwe yarabatwaraga nibyo barabize benshi, ariko nemeza ko Bosco atari yagakora n'imbunda. Ubwo rero twakomeje muri ubwo buzima, bagakomeza babuza mama amahoro. Hari umwana w'umujandarume witwa Rajab, nyuma yagiye no mu Nkotanyi. Rajab akageza buri gihe kubwira mama ati mukecuru uramenye utaza kumanuka kubera yuko bavuze ngo baragutegera mu nzira. Byageze aho mama yakoraga restaurant, bigeze aho mama restaurant yireka yagurisha ibintu byose. Amaze kugurisha ibintu byose ndabyibuka Nyakwigendera Muzemba yihaye isaha kodesha ahashyira ivuriro. Mama restaurant barayiretse aguma mu rugo. Tuguma muri ubwo buzima, bakajya baza ndabyibuka barazaga bagahagarara ku madirishya bakatwereka grenade, bavuga ngo duhereza amafaranga ngo nutayaduha ngo nawe ngo turakwica. Igihe tukajya tubaha amafaranga munsi y'urugi. Ubwo rero ibyo byarabaye mu kwezi kwa karindwi kuragera, kwezi kwa kane ku itariki 7 ku itariki ya 6 nijoro mu kirukerera nagiye kumva numva mama arimo kuri telefone zari ziriho ziratifiza zo mu nzu za fix. Numva mama aravuze ngo nibyo yapfuye turashize. Noneho ngira ikibazo simbizi nari uburwayi, sinzira numva n'ubu niko bimera, kandi kose gakomye ndakumva. Nahise mbyuka ndagenda mbaza mama, numvaga ari umuntu wo muri famille wapfuye. Mpageze mbaza mama aravuga ati Habyarimana ngo yapfuye. Ntabwo twigeze twumva ko kuba Habyarimana yapfuye hari ikibazo. Twarabyinnye pe, twarabyutse turabyina, mbyutsa abandi mu gikari wacu mu mazu bakodeshaga ya Nex. Habagamo abana, umwana w'umushoferi witwaga Manzira n'umumotari witwaga Peter. Naragenda bakomangira ni muzi, barasohoka baza mu gikari. Ndabwira muzi ko Habyarimana ngo yapfuye, turabyina pe. Mama aratubwira ati ariko muzi byo murimo, ati nimwiyambura iyo myenda mwambare indi. Kumva twari twambaye imyenda y'ijoro. Ubwo twarayiyambuye twicaraho, buracya mu gitondo, urabyumva byari biri aho ngaho bitarakara. Noneho abagabo twari duturanye barimo ba Fideli, ba Kabagema, ba Cyobisi na Aimable bakoze inama bareba uburyo bari buze kwirinda. Mu buryo bwo kwirinda rero baravuze bati turashyira imiryango yacu ahantu hamwe ku buryo turi buze kubasha kuyikontorora. Iwacu rero ahantu twari dutuye ni ukuvuga ngo umuhanda wamanuka kujya plage wacaga imbere n'undi uca inyuma. Baravuga bati rero hano kwa Katarebe niho hagati, mureke tubariho tujya, noneho natwe turare hanze turi mu bwirinzi. Ubwo baraje turahajya kwa Fideli, kwa Kabagema ba Michel, abo kwa Muzerwa Samirera, abo kwa Yadede, kwa Cyobisi, bose baraza mu rugo. Noneho dusohora ibintu, turambura za matera hasi, dusishira izindi mu madirishya no mu nzugi, kuko bavuga ko iyo grenade iteye muri matera ntabwo icamo. Ubwo twaraharaye gutyo, barara hanze. Ku itariki ya 8 mu gitondo twarabyutse, abantu bose nyine bagenda basubira mu ngo, abandi bagenda, bamwe bajya kuri dereva hari minuari, abandi bagenda kwa muganga, abandi hose hirya no hino.
uwo munsi twagumye mu rugo, twarasigaranye na Michel twari kumwe. Hanyuma interahamwe urabizumva byari byatangiye noneho gukara. Muri iryo joro nibwo twaraharaye nanone ku itariki ya 8 mu rugo. Tuharaye urumva twarafungaga. Ku itariki ya 9 mu gitondo hari umwana wari warabaye interahamwe. Mumbabarire, hari abashobora kuba yaragiriye nabi, ndabiseguraho kuko n'ubundi nemeza yuko abenshi bagiye barokorwa nabo kandi bagiriye bamwe nabi, abandi bakaza bakabarokora. Uwo mwana yitwaga Twagira yari umwana, ababizi nyogokuru yari umuntu urera abantu bose, za mayibobo zose ku muhanda nta batareraga. Twagira yari umwana w'Inyagasenyi, yari yarareze aza kuba mukuru, akora mu maresitora ya ba mama. Yadutumyeho aratubwira ngo interahamwe zakoze inama, zavuze ko ziri buze mu rugo. Hari ku itariki ya 9 mu gitondo. Ngo twagumye aho dushakisha uburyo turi bubashe kugenda, biradushobera. Cyo kuza kuko bigeze mu gihe gito cyane interahamwe kuko zaraje zije. Karori murumuna wa Fideli yari hirya hakurya yacu, twararebanaga amazu. Yabonye interahamwe zije mu rugo, Karori atumbuka yiruka, yumvaga wenda ibintu bitarakara, ajya ngo gutabaza abapolisi ba komini. Ageze mu nzira yahuye na Burugumesitiri Bizimana aramubaza ati ko wiruka. Undi aramubwira ngo Katarebe interahamwe ziramwishe. Undi ati Katarebe ni igikize. Undi ntiyumva izari byamubwira ati Katarebe, ati umukecuru we pano, ati nakubaje ngo Katarebe ni iki. Aratambuka aragenda. Hanyuma ariko kubw'amahirwe akubitana, hari umuntu mujandaro witwaga komanda w'umujyi kitwaga Bosco, kera kahoze nako gafite umugore wako yahoze akodesha mu mazu yacu muri Annex. Bosco yaraje ahise amanukana nawe, araza agera ku irembo mu rugo, ararasa cyane mu rugo ku irembo. Interahamwe zose ziragenda. Zimaze kugenda, ubwo Bosco icyo gihe byabaye na bibi, nyirayo bahita bamugurisha mu kigo. Noneho mu rugo habaga undi mukobwa witwa Claudina, yakoraga kwa muganga. Isebo yahoze ari sous-préfet Gakuba. Claudina yaraje azana ambulance yo kwa muganga ngo aje kurya, ahita adufata, niwe atujyana kwa muganga. Turarana nawe muri Croix Rouge. Yatwaye twe ubwo icyo gihe yatwaye ngewe na murumuna wanjye n'abana ba tante. Wa mutante wahamagaye mama amubwira ko Habyarimana yapfuye, wabaga i Kigali. Aradutwara turararayo. Ba mama na ba Michel barasigara, nabo baza gushaka ngo umuntu wabazanye abageza kwa muganga. Tujya muri pavio. Ubwo twagumye muri pavio iminsi nk'ibiri. Hariko muri pavio batangira kujya baza. Hari Yesuwa yajyaga azana interahamwe, hari bakaza bikaze cyane bimeze nabi. Hari umunsi rero interahamwe zaje zisohora abantu bari muri pavio. Icyo gihe ntabwo ni kubw'amahirwe yacu Twagira yaje muri izo nterahamwe. Twagira uwo nguwo w'interahamwe yari yaragiye mu gisirikare, arumva ngo baza kumwirukana, ngo bavuga ngo Abanyakibungo niba bizeye. Urumva rero jenoside itangiye bahise bajya mu nterahamwe, bari bazi no kurasa. Twagira aje, ubwo yaratubonye, ntabwo yari yatwishe nyine. Aratubwiye, turamubwira tuti Twagira watubabariye ukatugeza kwa frere. Twagira yaradufashe twebwe, aratubwira atunyuza inyuma, aratujyana tugeza hano kwa frere. Ahageze ajya hirya ati ngewe bambonye niba bakibakinguriye ni mukomange. Twarakomanze, aradukingurira, turinjira, dusanga abandi muri iyo nzira y'umusaraba. Nubwo twari tuzi ko turi bukire, ariko ntabwo ari ko byari bimeze. Ubwo mama we bahise amujyana i Nyagasenyi, ajya kumuhishayo. Hanyuma rero ubwo twatangiye ubuzima bwo muri economique. Murabuzi badutera amagrenade, bakaza ni byinshi cyane. Tugera rero ku itariki
ya 16 ku itariki ya 16 hari mu gitondo. Ubwo rero icyo gihe baratwicaje bagenzi muri ekonomike, nubwo twanyuze ku mirambo iryamye ariko ntabwo twari twabonye uburyo bafata umuntu bakamwica. Ikiruka twarabibonye, baratwicaje urumva noneho Rwamagana yose yari ihari, batwicaza hepfo y'umuhanda, Rwamagana yose iri ruguru y'umuhanda. Noneho batangira gufata abagabo, hari akazu kari gahari babarundamo, harimo na murumuna wa Muzehe Kabera, harimo na ba Rugambarara, bari benshi na murumuna we Gatete. Batangira gufata umuntu umwe bamuzana imbere yacu, bagafata nta mpungano y'umwanzi bakamukubira. Uwa mbere ndabyibuka baramukubise pe, nta mpungano y'umwanzi, amaraso angwaho. Ubwo buranyica niruka nsinera hamwe inkura injugunya hejuru ya bamama. Barabazanye bakajya bagenda bica umwe umwe, bakomeza babica, bakoreshaga nta mpungano y'umwanzi, ntabwo bigize bakoresha ikindi. Bagakubita agasigara sinzi uko nabivuga, bakajya kuzana undi. Ubwo twebwe Adolfu yari yifuritse igitenge, yihishe n'ubugufi bwe, yari yihishe hagati y'abantu birwamagana hejuru. Umuntu witwa Sultani w'ahantu yitwaga kwa Nyirabitanda, baramuzi bamwe ba Buswahilini nabaga no haruguru iwacu kwa papa. N'undi witwa Habineza babonye Adolfu bahita bavuga ngo n'uyu nguyu ngo n'umututsi, ngo n'uriya mukecuru wicaye hariya. Habineza yakubise Adolfu icyuma hano, hanyuma bahita bamufata naye bamujyana mu cyumba. Ariko barangije baravuga ngo kandi uriya mukecuru ngo afite n'amafaranga. Hari umusirikare wabahagarikiraga, yaraje abwira mama ngo namuha amafaranga ngo amukirize umwana. Mama yaramubwiye ati ko ntayo mfite, ati babwiye ko uyafite. Ndetse ati ko byari yari baga muri banke, ubu twari tuzi ko ibintu bizaba. Ariko tujya kwa Frere, mama yari yaramaye amafaranga ati wenda wowe uzabaho nubaho muzabona icyo kurya. Hanyuma nari mfite 20,000, mama arambwira ati yatange, ati two mfite ntabwo nakerekana, ati yatange atanga 20. Nayahaye umusirikare, nayahaye mama aya umusirikare. Umusirikare yafasha Adolfu, mama aravuga ati n'ubundi ntibamujyane bamwicire hirya cyangwa ntawamenya. Ariko ngo yaramutwaye yamurengeje iyo bariyeri, ati ngaho genda. Yaragiye ngo agera kwa Barahira, ngo Barahira umugore wa Barahira ni bamugiraga icyo gisebe. Ubwo rero twarakomeje aho ngaho, umva byari bibi pe. Haza rero Serija twiganaga, ahageze ati murahanga ari kumva ibintu bimeze nabi, noneho hari n'amasasu menshi, umva n'intera hamwe ziradagadwa nubwo zirimo kutwica ariko ziradagadwa. Serija yese atubwira ati nimuhaguruke tujye twihuta tugende imbere, kuko nimutinda ahangaha bariya abasirikare bakamanuka mwese bahita babarangiriza rimwe. Nirwo rugendo rwacu rubi rero rwatumye tugenda imbere, tubura uko tugaruka i Rwamagana, dutangira rero inzira y'umusaraba yacu. Twaragiye tugeze turi hafi kugera i Kabirizi ku kiraro, baramfashe. Bariyeri nyinshi bafataga jyewe na musaza wanjye witwaga Furaha, nitwe twakundaga gufata cyane. Ba Fifoni twanabonaga buri wese yari yatatanya ari ukwe. Bamfashe banyaka ibyangombwa ntabyo nari mfite. Mama agaruka inyuma aravuga ati n'umwana wanjye, ati dore ari no mu ndangamuntu. Bati mbese uri n'umututsi? Ati mwicaraho. Turahicara, tuyicaye kubw'umugisha Sultani wo kwa Rihani. Hari Sultani watwishe na Sultani wadukijije. Sultani wo kwa Rihani yari yarabaye umusirikare, nawe ngira ngo yari baramwirukanye muri ibyo byose by'abanyakibungo, ariko jenoside itangiye basubiyemo bose. Yari yambaye imyenda ya gisirikare ari mu ntera hamwe cyane. Sultani yaraje ahageze ati ko mwafashe mukecuru biti? Ati uyu ni umukecuru wanjye. Ati none ahangaha yari afite imbunda yambaye imyenda ya gisirikare. Sultani wo kwa Rihani yaradutwaye pe. Sinzi niba hari abo yagiriye nabi, ndisegura uko ngenda avuga ibyo bankoreye. Sultani yaraje aratuvana, ahita tujyana, turagenda ahubwo turakomeza tujya ku mashuri Kabirizi.
tuhageze twinjiye mu ishuri urumva aho twageraga twahitaga twinjira tutari busohoke na gato ariko kubw'umugisha wacu tumanuka duhunga twari dufite umukozi wacu wadukoreye imyaka myinshi cyane yaje turi bato cyane mukuru wanjye arangiza UTM yari yarabyaye arashaka bongera aragaruka jenoside yabaye yaragarutse mu rugo abantu bose bari bazi ko ari umuhutu nubwo atari we ariko yari afite indangamuntu ebyiri yari afite indangamuntu y'ubuhutu ya nyina afite n'iya se y'ubututsi ndabyibuka icyo gihe jenoside igitangira iya se y'ubututsi yahise yishyira muri tuwarete agumana iya nyina abantu yari umukozi kabisa w'igishega baramuzi Sarafina rero icyo gihe twari twarahuye iyo twagiraga ahantu twagumagaho Sarafina akaba ari ujya kutunekera uko ibintu bimeze agasohoka noneho tugeze Kabirizi twari turi mu mashuri umuntu witwa Mushyitsi ntumbaze wamubwiye yuko duhari Mushyitsi araza ahageze aratabona mama na Kayitesi aravuga ngo ngo Kayite ngo Katare ngo yama nama mwajyaga mukorera muri salo n'umwongere muyakore mama ati se Mushyitsi amanama twakoraga muri aya ati ngaho se n'umwongere ati imbunda yanjye irimo amasasu 61 rijya ripfusa arasharija noneho Fifi yari hanze Fifi arirukanze abona Sultani arabwira ati ba mama barabishe Sultani ahitaza yirukanka ahita afata Mushyitsi yabishyize afata Mushyitsi gutyo ukuboko amuzamura hejuru imbunda amasasu ahita kubita mu mabati umva hari umva n'izindi mpunzi aho hanze noneho Sultani ahita asohoka yirukanka amufashe mu mashati ahita atangura amabwira abasirikare ko bahise baza batarinjira ngo batubone ati uyu muntu arimo arateza akavuyo yanyweye n'inzoga n'ikigaragara. Ifandwa TV Factory